Ubundi transformer tuyimenyereye nk'igikoresho cyifashishwa mu kuba cyakongera ingano y'umuriro cyangwa se kikawugabanya ariko mu gihe uwo muriro uhindagurika cyangwa se ufite icyo twita ama-frequency. Ariko uyu munsi mufite izindi transformer enye zitandukanye kandi zikora n'ibintu bitandukanye n'ibi ngibi tumaze kuvuga haruguru, by'umwihariko zikoreshwa mu ma amplifier cyangwa se mu ma audio amplifier. Iyo tuvuze amplifier ni igikoresho dushobora guha signal cyangwa se signal kikabasha kuba cyayikura kuri level imwe kikayigeza ku yindi. By'umwihariko ariko ni ukuyongera, ubundi amplifier zongera ingano ya signal. Iyo tuvuze signal hano muri electronique tuba dushatse gusobanura yuko ni amashanyarazi ariko atwara amakuru. Ni cyo dukunda kwita signal. Ashobora kuba ari voltage cyangwa se akaba ari current cyangwa se akaba ari icyo twita ama electromagnetic waves. Electromagnetic waves zo ntago nazita ko ari amashanyarazi, ahubwo ni ziriya ngufu za rukuruzi ziba ziri kumwe n'iz'amashanyarazi bikabasha kuba byaca mu kirere. Urugero nka ziriya twohereza iyo turi gusakaza amajwi ya radiyo cyangwa se turi gusakaza amashusho ya televiziyo mu kirere. Ziriya nazo ni signal ariko zo ntago ari amashanyarazi. Ariko muri rusange ubundi signal hano tuba turi kuvuga amashanyarazi yaba voltage cyangwa se current zigiye zitandukanye ariko zitwaye amakuru. Buriya gutwara amakuru nicyo twita signal. Nicyo dushingiraho cyane cyane. Rero hano mufite transformer enye. Ni ukuvuga ngo nureba iyi video kujya ku musozo iraza kurangira wamaze kumenya neza izi transformer enye zikora iki. Kubera ko zo ntabwo zikora mu bintu byo kongera umuriro no kuwugabanya. Ibyo tuzi nka step up ndetse na step down. Niba rwanda igeze kuri channel mwahaye ikaze, kana subscribe kandi uza gukunda iyi video kandi like ndetse ukore na share ku bantu bose bifuza ko mwasangira ubumenyi. Dutangira no kuri umuriro mugari wa Titan menya. Kandi niba utarana joininga group ya WhatsApp ukaba kandi subscribe, reba hano hasi ukande ku kajambo kanditseho mowa, ubundi uhita ubona link yanditseho ngo chat.whatsapp, ubundi ukande uhita ubona muri groupe muhadinga, ubundi nawe ubashe gusangira ubumenyi mu buryo bugiye butandukanye na bagenzi bawe bari muri iyi community. Rero tudatinze dutangire na transformer ya mbere. Hano dufite transformer zifashishwa muri amplifier cyangwa se muri audio amplifier. Ni igikoresho cyongera ingano y'amajwi twagihaye, nicyo twita amplifier cyangwa se audio amplifier. Hano transformer ya mbere ikintu ikoramo ni uburyo busanzwe, ni power supply transformer. Urabona iyi ngiyi ni ya power supply, ni ya transformer isanzwe njye mbabwira. Iyi yo ishobora kugabanya umuriro kubera ko urumva igikoresho cyacu cyangwa se iyi audio amplifier yacu duyicomeka kuri 220 uyu muriro muri prise kandi ntabwo ariyo wo iba igiye gukoresha. Rero tuba tugomba kuwugabanya, nimba iri bukoresha 50 cyangwa ikoresha 12 cyangwa ikoresha kangahe, iyi ngiyi ihita iwugabanya. Iyi ngiyi iba ari step down transformer, ni transformer isanzwe dusanzwe tubona. Ishobora kuba ifite AI core cyangwa se ikaba ifite toroid core transformer. Izi zose ni core za transformer tugendeye ku miterere. EI core ibi nyine iyo yishwanyaguje ku bantu wenda bajye bashwanyizamo transformer arabizi, ukuramo utuma tugiye tumeze gutya, akameze nka E ndetse n'akandi kameze nka E. Mu gihe toroid transformer ni transformer iba imeze nk'ingata, dushobora kuyisanga muri iyi miterere ibiri tumaze kubona hano. Iyi tuyita power supply transformer. Iyi ni transformer ya mbere. Ikintu idufasha no kugabanya ingano y'umuriro kugira ngo ungane n'uwo amplifier yacu iri buze gukenera kugira ngo ibashe gukora akazi kayo. Tukajya kuri transformer ya kabiri. Transformer ya kabiri hano dufite ni signal isolation. Ni ukuvuga ngo transformer ya kabiri ikintu dukorera signal isolation. Iyo tuvuze signal isolation tuba dushatse gusobanura iki? Signal isolation, urabona iyo amplifier yacu iri gukora, imiriro iba irimo iba ifite icyo twita ground. Ground ni nk'icyo nakwita ikimenyetso cyo gukuramo kuri batiri. Rero buri muriro ahantu hose uba uri ugiye ufite n'icyo twita ground. Rero nawe igiye ugacomeka muri telefone yawe cyangwa ugacomeka mu mashini yawe kugira ngo wohereze amajwi yawe muri amplifier, iyo signal ishatse koherezamo telefone ikuyohereza yego, ariko ikajyana na ground yayo cyangwa se ikimenyetso cyo gukuramo, kubera ko nta muriro n'umwe ugenda cyangwa se ubasha gukoreshwa ahantu runaka udafite ground byazananye. Rero hano tuba turi kwirinda yuko ground ya telefone yacu cyangwa se y'imashini yacu iri gutanga amajwi yaza guhura na ground ya amplifier, kubera ko ibi bintu ahantu hamwe na hamwe biteza icyo twita amanoise. Ukumva mu ijwi ryawe harimo akantu gasa n'agasamira cyangwa se harimo ibindi bintu nyine wumva bituma ijwi ritavuga neza.
Rero iyi transformer yacu nicyo kintu irinda, ikora icyo twita isolation, itandukanya aho uri kwinjirira amajwi ndetse na amplifier. Ukuntu ibikora ni gute? Kubera ko ubundi amajwi ni umuriro ufite ama frequency ndetse menshi, ku buryo ashobora kuzamuka akaba yanagera nko muri kilohertz 20 bitewe n'iryo jwi uko rimeze, bikaba byanarenga biterwa n'ijwi uko rimeze. Rero niba dufite transformer yacu imeze gutya, nitwinjizamo amajwi, kubera ko twabonye ko amajwi ni umuriro uba ufite ama frequency, hano azatakeramo magnet nk'ibisanzwe, ubundi yongere asohoke nk'ibisanzwe. Hano nta kintu kizahindukaho. Ikindi kizahindukaho ni kimwe n'uko hano twinjizemo signal y'ijwi ifite na ground yayo. Hano hatasohokamo nanone signal y'ijwi ya sound ifite na ground yayo. Mu by'ukuri urabona izi ground nta hantu hamwe zihuriye. Ikintu turi gukora ni kimwe, turi gukora power transfer cyangwa se turi kohereza ingufu z'amajwi binyuze hano muri magnetic field iri kuvukiramo hano. Urumva ni magnet irimo irabihuza ibyo bintu bibiri, ariko ground ntabwo ziri guhura. Bino bintu birafasha kuba twakuramo amanoise cyangwa se kuba twakirinda ariya ma interference cyangwa se kwivanga ku buryo bishobora kuza guteza amajwi mabi kuri amplifier yacu. Urumva bino bintu birafasha cyane. Ikindi kintu nuko i transformer yacu iba ifite icyo twita turn ratio ya 1:1. Iyo tuvuze turn ratio ni ukuvuga ngo ni ingano y'amatani tugira hano kuri input cyangwa se kuri primary coil na secondary coil. Bivuze ko izi coil zose zigomba kuba zingana, kubera ko iyi ntabwo ibije kongera ingano y'ariya majwi cyangwa se ngo iyagabanye. Rero niyo mpamvu dushyiraho urutsinga kuri primaire rugomba kuba rungana no kuri secondaire, kugira ngo hataza kuzamo ngo kongera cyangwa se kugabanya. Kuko nawe icyo tuba dukeneye no gutandukanya biriya bice bibiri, aho amajwi turi buyinjirize ndetse n'aho turi buyasohorere. Tudatsinze rero twihute na transformer yacu ya gatatu. Transformer ya gatatu ni driver transformer. Iyo tuvuze mu bintu by'amamplifier, cyane cyane amamplifier akoresha amatransistor, iyo tuvuze driver ni igice cya amplifier ariko kiba gishinzwe kongera cyangwa se kwamplifier, kongera ingano y'amasinyari. Kubera ko iyo dufashe tugacomeka wenda uriya mugozi muri telefone tukohereza amajwi muri amplifier, ntabwo ayo majwi twoherejemo ahita ajya mu cyo twita power amplifier cyangwa se kuri ya amplifier yo hejuru, kubera ko iri amplifier bikozwe n'ibice byinshi. Tuzagenda tuyanaliza turebe ngo ese iyi amplifier igizwe n'ibihe bice cyangwa se ikora gute. Rero haba harimo ibice bigiye bitandukanye. Tuba dufite icyo twita pre amplifier, niho hantu hambere amajwi abasha kuba yabasha kwiyongerera, ariko ntabwo aba yabaye menshi uburyo twashyira muri speaker ngo twumve nyine ibintu bivuga cyane. Ibyo bikavaho tukongera tukajya ku cyo twita driver amplifier. Driver amplifier nayo ifata ya majwi amaze kongerwa na ya preamplifier, ikabasha kuba yayongera kugira ngo noneho abashe kugera kuri cya kigero ya power amplifier yacu bize gufata. Kubera ko ntabwo dufata amplifier nyirizina, kubera ko amplifier nakubwiye ko igizwe n'ibice byinshi, bifite icyo twita power amplifier, ikagira za preamplifier, ikagira za driver amplifier, zose ziba ari amplifier, ariko zigahita zubaka icyo twita amplifier imwe iri buze gukora kariya kazi kose. Turi bwinjizamo amajwi aturutse muri telefone, igahita amplifier ikagira menshi. Rero ibyo bikorwa byose kugira ngo bibashe gukora, urumva kugira ngo amajwi yacu agende agere kuri amplifier nyirizina yo hejuru, iriya iri bwongeye kugeza bivuze cyane, ntabwo ikenera yenda turutse muri telefone, ahubwo iyakenera ko yamaze kwiyongera nayo ubwayo. Rero kugira ngo yongerwe bikorwa n'icyo twita ama driver amplifier cyangwa se n'izindi za preamplifier. Noneho rero hano dufite ahantu hambere dufiteho icyo twita preamp. Hano tukagira na power amp. Hano hagati rero duhita tugiramo icyo twita nanone driver, dushobora kugiramo driver circuit, dushobora kwita driver circuit. Rero iyi driver circuit dushobora kuyikoreshamo iyi driver transformer, ariko ntabwo ari ahantu hose, ni ku ma amplifier amwe n'amwe. Kimwe nuko ntabwo ari ama amplifier yose uzasangamo izi transformer zose. Wenda urugero nk'izi ngizi zo mu rugo dusangamo imwe yonyine, iyi ngiyi ya power supply. Hari naho tutayisanga, tugasanga harimo switched mode power supply cyangwa se kariya aka power adapter k'akabodi, motherboard, gusa ukabona nta transformer n'imwe irimo. Wenda ukubona akabodi iyo urebye ubona hariho chopper transformer, ariko ntabwo
ntago nyirizina amplifier yose cyangwa se radio yose iba ikozwe n'iyi transformer, kuko iyo igizwe na transformer uhita ubibona, usanga harimo transformer nini cyane cyane y'icyuma, ziriya za metal cover nizo uhita usangamo, ugahita umenya ngo iyi amplifier yanjye ifitemo transformer niyo ikoresha. Naho mu gihe itari transformer dusangamo switch de mode power supply irimo ka copa gatoya cyane, dusanga aka motherboard kari transformer gatoya. Urumva rero ziba zitandukanye. Rero igihe rero dusanzemo iyi driver transformer, iyo ibiri guhuza bino bice bibiri, ibiri gufata signal ziturutse kuri preamplifier ikazongera kugira ngo zize kwinjira muri power amplifier yacu, ariko ntabwo ari igihe cyose zongera. Iyo ikintu ibishinzwe ni uguhuza ibice bibiri, kuko hari n'igihe iyi preamplifier iba iri gusohora wenda signal zifite voltage nyinshi ugereranyije n'izo power amplifier iri buze gukenera. Icyo gihe ikora iki? Ihita ikora step down. Nyine iyo biterwa no mu design wa amplifier, kubera ko buri amplifier igiye ifite umwihariko wayo. Rero mu design bitewe n'uburyo yakoze iyi preamplifier yiwe, hari igihe avuga ati iyi preamplifier iri gusohora voltage nyinshi, reka mbanze zigabanye kugira ngo zibone gukora muri power amplifier yacu. Aho ngaho urumva ihita ikora nka step down, nyine ashyiramo izakora step down. Twabonye step down ukuntu ikora, hano iba ifite urutsinga rurerure kuri primaire ariko ikagira urutsinga rugufi kuri secondaire, iyo ngiyo iba ari step down. Noneho mu gihe ashaka noneho kwizongera signal ziri guturuka hano kuri preamplifier, mu gihe ari nkeya noneho, hano azakoresha urutsinga ruto kuri primaire, hano kuri secondaire akoresha urutsinga rurerure kugira ngo ibashe kongera za signal ziri guturuka muri preamplifier. Bibutsa ko ibi byose ni ibice bigize icyo twita audio amplifier. Audio amplifier ni igikoresho kibasha kongera ingano y'amajwi twagihaye. Tudatsinze reka turebe ndetse na transformer yacu ya nyuma kugira ngo duhite dusoza isomo ryacu ry'uyu munsi tumenye ngo izi transformer zikora iki. Ngira ngo izi ngizi eshatu tumaze gusobanukirwa icyo zigenda zikora muri amplifier yacu. Iya nyuma niyo twita iya kane, niyo twita impedance matching. Niyo twita impedance matching at the output. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi yo iki niba ishinzwe gukora, noneho iyi ngiyi igiye guhuza output ya amplifier iyihuze na speaker, kubera ko hari igihe dusanga ni urugero tugasanga amplifier yacu irimo yasohora wenda, reka tubirebe, tugasanga amplifier yacu iri gusohora umuriro mwinshi, tugasanga amplifier yacu iri gusohora wenda volte 80 kuri ampere imwe. Mu by'ukuri izi volte ni nyinshi cyane ugereranyije n'izo speaker ubundi zisanzwe zikenera, ariko tugasanga speaker dufite muri amplifier yacu yo wenda ikenera volte 25 wenda kuri ampere 3 ni urugero. Nyine wenda iyi niyo maximum volte zishobora kwinjira, cyangwa se nizo volte ntarengwa cyangwa se nyinshi cyane speaker ishobora kwakira, ariko amplifier ni gusohora nyinshi. Rero hano ikintu dukora ni iki? Hano ibintu biroroshye, ko transformer iri gukora step down cyangwa se iyo igabanyije voltage ihita yongera na current, nyine ampere zishobora kuzamuka. Rero hano ibintu biroroshye, ni gute dukora transformer ishobora kwinjiza volte 80 ariko yajya gusohora zabaye 25 ariko na current yongereye cyangwa se izi ampere ziyongereye. Urumva iyi ngiyi ikintu ishinzwe guhuza cyangwa se kumvikanisha amplifier na speaker, kubera ko hagiye bidahura bino bintu. Kurugero waba ufashe speaker ukashyira kuri iyi amplifier direct, ikintu ukoze ni iki? Iyi speaker ishobora guhita ishya n'iyi amplifier ishobora guhita ishya, kubera ko amplifier byonyine kuyihuza, kubera ko speaker kenshi bifasha kuri ground. Rero guhita ishyiramo hano, hari igihe iyi amplifier ishobora guhita yiyumva yuko uyikoresheje zakwita kuri output ikabasha kuba yahita ishya. Rero urumva iyi ngiyi iba ishinzwe guhuza bino bice bibiri, igahuza output ya amplifier ikayihuza ndetse na speaker, kubera ko ari speaker nyine dusanga yakiraho ko imiriro mike ugereranyije niyo amplifier iri gusohora. Iki gihe dushyiramo transformer ibihuza kandi ukabona speaker iri gukora neza cyane, ndetse na amplifier nayo imerewe neza, nta kibazo na kimwe igeze igira cyangwa se ngo ibe yashyuha cyane. Rero urumva iyi ngiyi tuyita impedance matching at the output of amplifier. Iyo iba ishinzwe guhuza gusa nyine kugira ngo ihuze ubwo bushobozi kugira ngo bibashe guhura, bibashe gukorana neza. Izi nizo transformer tubasha kubona muri
muri amplifier yacu cyangwa se muri amplifier. Ahantu hose uzagenda ubonamo transformer nyinshi muri amplifier, akazi zishobora kuba zikora ni kano, ni tuno tuzi tune. Nicyo bintu byonyine bishobora gutuma dusanga transformer zabaye nyinshi muri audio amplifier yacu. Rero nkushimira wowe ugejeje aha ngaha iyi video, uri umuntu w'ingenzi cyane. Niba utarakanda subscribe yikande, kandi ukande na like kuri iyi video, unayisharinge ku bandi bantu, ndetse ngufite na group ya WhatsApp. Reba hano link muri description kugira ngo ukandeho ubundi joining WhatsApp group, ndetse ndetse nkubona nkwadinge kugira ngo tubashe kuba twasharinga ibitekerezo mu buryo bugiye butandukanye, ubundi duhuze ubutaha. Ciao.